asya we arewe hagarara tuvugane uretse kurenga aho ngaho. Arewe harya ngo weze tangaza amakuru. Ahama we kwenge tangaza amakuru se nugutega ejo abantu imitego. Wase ko byatangiye uvuga ngo Tom Close ntahazagera. Arewe ubusari wehuri ntabwo yabaye dogiteri uvuga ngo ni umunyamafuti ngo ni umuhashyi ngo aho kuba umuhanzi ntiyamamaye igihugu cyose kikamumenya. Mama we ngo wari waramatatuye mikoro ari izawe ubari ba Bruce Melody mwabavuze make ngo baririmbe bishishwa nuko nawe ntiwashishoye twarakubonye ugeze hese. Arewe ba debeni mu bayobotse batarahasorinze. We none mubonye batangiye kuzuza aho baririmbiye amafaranga bayabonye murimo muribaza ku bana babo ngo kuki barimo guhindura amazina. Arewe weho wahinduye ikisi nuko ntago abahanzi bose wavugaga ngo ba Platine ntaho bazagera ngo ni ibicucu. Weho utarabaye igicucu harya ubwo wakoze iki ngo tukubone. Mama we ariko sha ngo baraye abandi ntahomba koko twarakubonye. Hariya ngo ni weho wagenaga iterambere ry'abantu. Buriya reka nkubwire ntago kuba umuntu kugira mikoro ntago ari ugutega abantu ejo hazaza. Uri iki weho ugena iki ku buzima bw'abantu ku buryo wumva ko ibintu byose ngo bitakunyuze mu maboko atari we ubaye umujyanama ngo atari we ubaye iki umuntu atakunyuzeho ngo atagomba kugera ahantu agiye. Hakuzi ko n'abantu mu buzima busanzwe babyihaye we umuntu avuga ngo ariko runaka ngo amaze kwibona. Ariko mwaretse nkibona we mwaretse nkibona mwaretse umuntu akibona ubundi ngo ariko ngo sigaye yari iteretse. Wagira ngo ategereze mu mutereke rero umuteretse ukamutereka ku musumari kw'abantu muri babi. Mama we ninde byarushya yivuza ngo musigaye mubona ukuntu agenda ngo nta kivuga. Igihe yavugiye se bwo mwamumariye iki? Mama yake nyamara mushatse mwakwitonda isi irahinduka. Baca umugani ngo niyabikaga yari amagi. Nyita be ni Mr. B i Rwanda nyita baby i Rwanda. Ukuri ko nzarushaho kukubaha nimugeraho wenda muzahinduka.